Ni Gisenyi komisiyoneri nzinduwe no kubazanira ikibanza gikora ku muhanda, ikibanza kigeramo umuriro, ikibanza kigeramo amazi, kirimo amazi, nta kintu waza ukurura ni uguhita utangira shansiyo yawe yo kubaka. Ni ikibanza kiri hafi n'ibitaro, kiri hafi n'umuhanda wa kaburimbo muri metero 200, kiri hafi n'amashuri, kiri hafi na buri kimwe. Isoko riri hafi muri metero 200. Muri make ni ahantu heza tuvumbuye hagurishwa amafaranga make, miliyoni 35, hakabamo ibiganiro bike cyane. Uyu munsi iki kibanza gishobora kuba kiri kugura aya mafaranga. Nyuma y'imyaka 2 ayo mafaranga ukaba utayatanga ku kibanza hano ngo bayemere. Abaguze mbere murabizi batangiye babigurishwa kuri 20 babanga kuyatanga, ariko murabizi neza aho ibibanza bigeze hano mu karere ka Rubavu, by'umwihariko muri Mbuga Ngari. Muhamagare Gisenyi komisiyoneri tubereke ibibanza n'amazu muri uyu mujyi wa Gisenyi ndetse no mu nkengero zawo. Ibikora ku kiyaga byose turabifite. Nimero ni 078 387 555. Ese ujya ukenera inzu n'imodoka byo kugura ukabibura cyangwa se byo gukoresha muri salo ubibone ku giciro gikeya kandi giciriritse kiri hasi cyane kugira ngo ubibonere igihe. Ese ujya ukenera imodoka zo kugendamo kuba watwara abantu muri deplacement isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura? Ese wigeze ukenera adresse zacu ukazibura? Izi zose ziri imbere yawe. Dukorera Mbuga Ngari i Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na apartment dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorisation nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose. Impamvu ibibanza bya Mbuga Ngari bikunze guhenda, ibi bibanza biba birimo n'ubundi ibibanza bibiri, kuko hari biba bifite ubuso 600, hari n'ibindi biba bifite ubuso 550. Muri make nta kijya munsi y'ubuso 500 mu kibanza cya Mbuga Ngari. Kandi murabizi neza muri iyi minsi ibibanza byemerewe guhabwa icyangombwa cyo kubaka, murabizi neza ko ari ibibanza bifite ubuso guhera kuri 300 kuzamuka. Ni ukuvuga ngo rero aha hantu ni ikibanza n'igice, kuhazana miliyoni 35 kandi nazo zishobora kugabanyukamo gake cyane, ntabwo waba uhenzwe. Wowe waba uyafite cyangwa uyateganya ngwino tukwereke ikibanza. Kandi si iki gusa dufite ibibanza byinshi mu nkengero z'umujyi wa Gisenyi. Mu mujyi wa Gisenyi dufite ibibanza Brasserie, Kanembwe, Rugerero, Karukogo ndetse no muri uyu mujyi wa Gisenyi ibibanza turabifite. Twongere tubibutse nimero yacu ni 078 387 ikibanza, inzu waba ukeneye yose hano mu karere ka Rubavu twagufasha kuyibona byihuse kandi ku giciro gito.